Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. Banza wumva iyi video. Nigeze kubona koranya ikiganiro na Mutabazi Apotre Mutabazi umugabo witwa Mugirene Nerika yarya bamwita Mugirene Aristide Mugirene ngo yarongo itungo ibintu Mugirene Aristide amakuru yawe mfite kandi mfitiye gihamya nuko yigeze kurongora ihene arayisambanya ngo bakoranye yasambanyije ihene ayo nama makuru mfitiye gihamya ni ibintu rwose byabayeho niyo mpamvu nyine ubona yamaze guhunga igihugu ngaho uzamubaza icyatumye ahunga igihugu oya ejo yasambanyije ihene y'umukecuru kugeza n'ubu ngo ushaka umukecuru twaraganira namwe ati cyaga gatsuku ibintu no muhungu yakoreye ihene yanjye cyabiteye ubwo ibaze kugira ngo umuntu agera gusambanya ihene Pastor Claude babyavuze ngo ubwongo bwawe niba bugitekereza mu muntu uwo nyine umaze kubitunga mu yandi burano yobona Mugirene Aristide arimo aravuga ubusa kuriya jye umenya ngo ni igipfizi ejo bundi ngo aherutse kujya ahantu bita Kakumiro ni muri Bugande ahantu hari impunzi z'abakongomani n'ibigarasha byinshi bimwe na bimwe bigarasha bimwe by'abanyarwanda byigumuye bivuga bituka u Rwanda bigira gute hari ahantu ngo yagiye arangije ngo yiba bya bindi bita ngo nibirahama bya bindi urabizi ibiraha amafaranga babyita ibiraha amafaranga noneho ngo aherutse kugenda ngo aragenda yambaye ikintu cy'igikote ukuntu ngo arangije arakana k'agakobwa ngo kari karimo kabicuruza ngo karagenda ngo gafata ibiraha ngo by'ibihumbi by'amashiringi ibihumbi 5 y'amagande karangije noneho rero ngo gahita kihindukira ngwiwe ngo hatse kutape sente zanjye karangije ngo kagira gutya karacengera abapolisi bagiye kugafata ngo karirukanka buriya ngo nakajura ruharwa nakabandi Okay, ndatekereza mwabyumvishe ntabwo muri abana bo kumva abantu benshi bakomeje kuza baransanga bataristide birakwiye kugenera ubutumwa bano bagabo bakarekeraho kugira ngo bakomeze kukunyaho bakomeze kukuvuga amagambo mabi biki n'ibiki bati ntuceceke rwose bashobora kugira ngo wowe ntuzi kuvuga cyase bya bindi by'umunyarwanda ngo ugusuriye ntumusurira kwita ikiburanyo. Okay, uwo ni Kasuku undi yitwa Niyonzima Claude witwa Pasteri undi mugabo nge ntabwo muzi ni mushyashya niko ntekereza ariko hari indi video mu minsi ishize namubonye ahantu barimo bavuga kubyeyo za Mozambique newe ninshaka kumuvuga nzamuvuga ukundi kwanjye ntabwo ndi bumuvugeyo cyane kuko simuzi icyo nzi ko nuko afite ikibazo cy'ukuboko kwacitse sinzi ibyo yahuye nabyo ntabwo ari we wabihisemo kuko nta kosa yakoreye Imana ryatumye agira izo manuka mugabo muvandimwe very sorry ntabwo ari nge mpamvu z'ibibazo byawe nawe ubwawe ufite ibibazo byawe and I'm sorry for that seriously unyihangane rwose ntabwo nshaka kuvugaho byinshi nawe ubwawe ufite ibibazo byawe so ndi ku ruhande ntabwo nkuvuzeho rwose byase nifitanye ibibazo n'aba bagabo babiri ariwe Niyonzima na mugenzi we Kasuku Jay Squeezo wa Mipango. Banyarwanda nkuko ititire muri kwireba ati Aristide yasambanyije ihene ku manywa y'ihangu aracika. Iki kiganiro gikozwe hari ibindi biganiro bibiri aba bagabo n'ubundi bicayeho bagakora kimwe ni Kasuku wakikoze agikora ubwo nabahaga video ya Jessica nta byinshi yavuze ariko uyu munsi bwo nyine abona ko yijanditse mu gukora ibyaha niyo mpamvu nje kumuhana niyo mpamvu mfashe umwanya ngo nze muhereze ikigo. Undi wa kabiri ni Claude nawe yari mu kiganiro n'undi mugabo witwa Eminyawe banyita ikigarasha bavuga ko mfite data mind bamvuga uko bashaka so today ngiye kuza mu buryo bwa discipline mbasobanurire ngire icyo ngomba kubabwiraho. Icyambere ngiye kuvuga ni kimwe nuko no urugero rugurukubiyemo byose byabana ba Gasuku hari imbwa z'inyabwenge zitajya zirinda urugo. Imbwa z'inyabwenge rero zitajya zirinda urugo zicyo ziza ari ugusenzanya kuzerera mu ijoro hari ibintu zikora kugira ngo zigume mu rugo batazica. Urugero
imbwa z'inyabwenge iyo zizi sebuji yanywera nk'abantu bo mu kabari bo mu byaro mugira abasaza bajya mu tubari ku mugoroba, iyo bigeze saa moya izi mbwa zirashora zikajya kumureba ku kabari, iyo zibonye ahita yishima cyane ati izi wanjye zije kuntwara mwambwa mwe, dore ngizi mbwa zanjye ziba ziranzi, kuko n'abasinzi banezezwa n'akantu gato cyane, ati zo ziranzi ku buryo ziva no mu rugo zikaza kumenya ko bwije zikaza kunyura. Izi mbwa iyo muzeya zibonye zita aravuga ati reka nkwe icupa rimwe cyangwa abiri kuko amasaha arageze, bivuze ko gutaha kugeze, bagataha. Iyo bageze mu rugo hari amasaha bamara bicaye, arimo tonganya umuryango, mwahaye nk'ubwatsi ntimwazihaye ubwatsi, reka nshyireho telefone kuri sharijeri gatoya mwihangane, mwahaye nk'ubwatsi ntimwazihaye ubwatsi. Urumva mbese ibibazo by'abasaza namwe murabizi. Noneho rero ibyo bivuyeho bajya muri salo, imbwa aho ngaho muri salo hanze muri baba bakiganira zikizenguruka aho ngaho zikina nyine zerekana ko zishimiye kwaje. Iyo bageze ku meza rero nabwo ntizihava, ziguma hanze y'urugo mu gihe bari kurya, kuko ziba zitegereje ibiryo, ziba zirimo zimuka zikangata zivuza induru zerekana ko atake ku bijyanye na defense mu rugo zimeze neza cyane. Izi mbwa rero iyo zimaze kubona ibiryo, abagabo uyu muryango nawe ugiye kuryama, zimoka bitarenze 2-3, buri yose igaca igomba guca. Iyo ari imbwa akazicaha, iyo ari imperu mwigaca, zose zikigira muri aferi zazo za nijoro, ntihagire irindi urugo namba, kugeza n'ubwo ushatse wagenda ukiba, kandi bivuga ko imbwa zari zihari. None iyo bibye rero izi mbwa zihari, abenshi baravuga ngo baziroze ntizashobora kumoka, bazihaye ibiki n'ibiki ntizashobora kumoka, bazihubitse. Nyamara ahubwo zizi ubwenge. Uri kumva? Rero Kasuku ntawe utaniye n'izi mbwa, kuko uza kwereka basobuja kuri ku kazi bagutumye, ukaza ugatukana, ukikarakasa, ukavuga ibyo ushaka, ariko amasaha yageze ugeze mu gikara aho batareba. Niki bikwemeza ko Kasuku uri umwe mu izi mbwa? Muri telefone yawe ukoresha Signal. Iyi sinyari na application itanekwa. Abantu mushaka iyi application muze kunyandikira mbasobanura uburyo ikora. Na application uretse ko abenshi barayizi, uretse ko nanone hari n'abatayizi. Wowe wumva utazi application itanekwa, unyandikire nkurangira uburyo uzagira, uretse ko ujye muri Play Store udownloading yitwa Sinyari cyangwa se Signal. Nizi bagasuku bakoresha ko barabizi ko ribu ibagendaho nkuko mugenda kwisi, ibagendaho umuntu ku wundi. Rero bakoresha application zirenze zituma bataneko, kugira ngo mumenye abantu mubana nabo, ndabwira ribu ndetse n'abandi. Rero Kasuku kuba waje ugatanga ikiganiro, felicitation rwose, wakoze ikiganiro cyiza, ushaka ubundi uvuguramo content. Buri yuvuze ngo nasambanyije ihene, abantu bafite ubwenge bose bahita bareba bakabona ubwonko bwawe nta buhari. Biravuga ati se umuhungu kunzi ko twari tuzi ko burya ibintu avuga biba birimo ubwenge, ntabwo ari uko babigenza. Wari kuvuga uti wenda naribye, wari kuvuga uti wenda nasambanyije umwana, wari kuvuga uti wenda just hari ibyaha byinshi ushobora gukoresha abantu bakumva ati ibi bintu byatuma kuko umuntu ahunga. Tekereza ko umwana w'umukobwa w'imyaka 17 cyangwa 18 yanyandikiye akavuga ati content nta bwenge burimo, kandi muri abagabo batatu mwicaye kuri ku flying pan, icyo bita ipanu iriho amajya abiri, muri gukaranga amajya abiri ko murayivugiraho amagambo nk'abari kuraguza. Use mwari mwabazi inyana koko mwabigenzamo? Twabashobora. Tekereza abantu babagabo mwicaye ku flying pan, niba basi bakarangaga ibiki byanyobe, ibintu nge bakarangaga byatumye bavugishwa, kuko biri kose umenya byari biryoshye, byatumye muvuga amangambure. Habuzemo yaka wenda we yari kuryoshya ikiganiro, gutaha ni mwicara na yaka muzamwicaze mubwiye muti ngwino tuvuga akaga kitwa Aristide. Wenda yaka wazabafasha ko yakambona barusha ubwenge, yakawa barusha content, kuko yaka ikibazo afite ni imibereho, ariko Imana imugiye neza yakabarusha ubwenge, abarusha na experience y'ubuzima. Okay, Kasuku dasi ni yambwa ikunda gushimisha abashebuja bakiri maso, ariko bamara gusinzira ikajya muri aferi zayo. Ibyo ngibyo tubishyire ku ruhande. Kasuku keep moving,
komeza nta kibazo, ariko uhindure content kugira ngo zikurikirwe neza. Uhindure content, ushaka uburyo uhimbura unyoma rurenze, urumva biraza gukunda. Noneho rero ikibazo kindi undi muntu ngomba kuvugaho bitari iminota myinshi ni Pastor Claude. Claude urabyibuka neza ko umuntu wese uvuga Imana atabeshya akayivuga mu kuri no mu mwuka ntabwo izamutererana. Icya kabiri, Pastor Claude Ahabu ajya kwica Naboti bamuziza uruzabibu rw'iwabo, bamuhoraga ubusa burya. Imana igera ubwo yirahira avuga ati gundi ibintu ukoreye runaka, aho imbwa zinywereye amaraso ya runaka nawe ayawe niho azanywerebwa. Uzi uko byagenze. Niba ari Ahabu niba ari Naboti sinzi uko, izo nkuru simba nanaziza, ariko nzi neza ko birajya gusa. Harimo umwe witwa Naboti undi yitwa Ahabu. Uko byagenda kose rero pasiteri, uri pasiteri nka pasiteri, nuza mu ijambo ry'Imana nshuti yanjye nkavuga ni urabeshye, ufite uburenganzira bwo kunyaturaho imivumo 28 iri mu gitabo iri mu gitabo cy'umubwiriza. Niko bimeze. Niwiri iyo mivumo yose uzayinyaturireho nzayakira. Ariko nubuzi neza kuri mu biganiro by'isi, wibuke ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba twataye ubwami bw'Imana. Pasiteri, iyo twaje iwacu tuba twatandukanye n'Imana. So niba uri pasiteri inshuti yanjye ntukajye kure n'Imana, kuko iyo utari kumwe n'Imana Satani agukoresha ibyo ashaka byose. Rero njyewe uri kuvugaho nta mutima mubi uri kuri njye. Kandi icya kabiri, nta muntu nci inyuma ngo nsabe, nta nuwo ndi kwitegeraho akazaje ejo, byayo nimvuye ngo ndi nyamutegera akazaje ejo. Kuko nunareba content zanjye ni generali, ntabwo ndobanura mu Banyarwanda. Iyo mvuga Abanyarwanda mvugamo Claude Pasiteri, mvugamo umuzehe nuza Nyirindekwe niko yitwa Ernest, uwo ni pasiteri nkunda cyane. Mvugamo abantu benshi, ntabwo ndobanura. Ariko iyo uzanye umunwa wawe ukawujombanye, nujye wibaza mu ijuru bari gukoma amashyi ku kiganiro uri gukora kirimo umwuka wera? Nusanga ibiganiro uri gutanga pasiteri nta mwuka wera ubirimo, inshuti yanjye nkugiriye inama sinkuruta, nta nubwo nshaka kukureba mu kanwa, byase nkubahiye ubupasiteri. Ubutaha nunkoraho ikiganiro wirengagije umurimo wawe, nanjye nzirengagiza izina ryawe. Uyu munsi nubashye izina ryawe nka pasiteri. Ndakubwiye ni mu gitabo cy'ijambo ry'Imana handitsemo kutagomba gutunga cyangwa se icyo utifuriza mugenzi wawe, icyo utifurizaho ku giti cyawe ntukakifuriza abandi. Ijambo rikatubwira ngo mu mategeko 10 ya Mose harimo itegeko rimwe ruta yandi yose, nikunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iryo niryo tegeko rikubiye marya yose. Rero Pastor Claude, niba wumva Aristide agomba kuba content, ubutekereza ko aya masaha nafite liste y'abaturanyi bawe bagenda banyohereza messages, utekereza ko ntazo mfite? Bambwira uko ubayeho, nejo bundi bakuvugaho ko ngo wafunzwe wasinze, narabyumvisha. Ariko ibyo ntibindeba, kuko gusindusinda ayawe nta muntu uba yakuguriye, ni uburenganzira bwawe. Cya kabiri, ubushyira mu nda yawe ntabwo ari yanjye. Rero ntabwo ibyo ngiye babindeba, just ndeba ikinyungu y'abantu muri rusange. Pastor Claude, ntabwo nkubwiye amagambo menshi, icyo nashaka kukubwira ni kimwe: koresha ubwenge. Wikwifatanya n'aba bakasuku batazi Yohana 3:16 handitse ngo iki? Yohana 3:16 handitse ngo iki? Nta nubwo ahazi, ari wo murongo w'abana. Noneho nurangiza ibyo kurya by'Imana ujye kubiha ingurube. Ibyo kurya by'Imana ubiha ingurube. Ijambo rivuga ko zizabisiribanga ukihibereye. Nshuti yanjye, wikora amakosa, uri umukozi w'Imana, kora umurimo w'Imana, niba atari bya bindi byo gutwika. Ariko nibiza mu bya showbiz ari agatwiko, natwe tuzi uburyo bwo gutwika, ko twaciye mu mashuri, twaciye muri internat, tuca mu teasing, baratunyuzura, turanyuzura. So ntabwo nifuza kukurira uri umuntu w'umusaza. Imana irinde buri wese ubishaka kandi ubyifuza kandi ubyifuriza abandi.
amazina yanjye nitwa Aristide Ndayishimiye. Nyuma yaho ngaho ariko mbifurije kugira ukwezi kwiza kwa 12 twatangiye uyu munsi. Mugire umunsi mwiza kandi muzagire Noheli nziza, nabo tuzasangira umwaka. Mbifurije umwaka mushya muhire. Nitwa Aristide Ndayishimiye, ngusabye gukora kuri subscribe niba ntacyo bigutwaye, kandi ntukibagirwe gukora share na comment. Bye bye.